kujya ku ruhande mwana Animatuer ntacyo izo wagiye ku ruhande ntacyo ntabwo wumva ikinyarwanda cyumva Animatuer ariko ntacyo wajya ku ruhande ujya ku ruhande ntacyo Animatuer ndagutuma isimu Animatuer ko nabiri jya ku ruhande rero jya ku ruhande we ufite ko akana keza nkawe akikikora kumana utangiye kugendana n'ibintu by'ibingibi by'ibigegera buri mu biki uko urucyaranga gusange kuri office wowe genda gusange kuri office ari kutese mwana we utuntu twe kutwumye byagenda cya kino kidusoma gwa wapi ko mana ubonye igera kwita kabisa hano we nta kibazo humura gira ariko ko uri mu biki ariko uri gutinda ntabwo nako turi mu kigo kwita kabisa hano hakanga konyine gira shadro keza ukubika kubiteho kusugira ariko wambabariye Animatuer ndakubabariye gakubiteho ko mutari kuzura ibite byawe kubita kabisa uri ko mubabariye gutinda ibinekira mwana ubuzi cyakuzanya hano cyanacyo wambabariye Animatuer nakubabariye nyine ndukira neza gakubiteho cyayikuye kusibinekira ku uyu mwana ara ubuzi cyakuzanye ndambabariye ntabwo nsongera nyine ndakubabariye ariko nyine nta mahwa ariho humura ntabwo nkujomba kubitaho umwana cyamuzanye kandi ndagupinisa oya mpamagare mama ubwire ko wakarenze ngaho rero ugira kwitaka bizona nate niba tubona uri gutinda baratubona abanyeshuri no humura nta munyeshuri uri gutubona usibye imana ngaho kubitaka yego cyangwa uri guti akuye umwana ubuzi cyakuza watinze muri akana keza gusa ngikorere se urasa Animatuer ndimo ndabona hariya urasa bari kumwe n'indi ayiwe biri ni Sandra ko mbona kiri kumukorakora gishaka kumufata ku ngufu Animatuer nawe yabikora biriya ariko urazi reka nigendeshwe ngiye kuri toilette wenda nikimbona cyita kimurekura cyo gapfa akusha nkawe igihe nahereye nkubwira ngo uva ngo ntago wumva none se nkoze cyane mate bari ngiye kuri toilette kwaje manuka vuba vuba se kuri cyane mate riri marambwira kuriya n'umujinya se ikosa nkoze cyangwa ari ibyo atumvikanyeho na Sandra akaba ari kuntu uramujinya sare mate hari ikosa nkoze kuba ngiye kuri toilette genda se nyine nkutereka kwigendesha nk'igifuke sawa ntari binyine kwa rero nawe genda muri classe vanga gira vuba vuba urakoze Animatuer Taza Animatuer imana we ntago mubanye kabisa niki se na bari marango ya wallahi cyaje n'icyo bro yo none se kuri hano shani sazi boss cyane Animatuer se mwana Animatuer se byagenze bite
Cerekana cyo maya nyine gatawinka n'igishori urumva ubwo nyine cyangije nyine nigarukiye gutya nkubise gitandi kumwe n'ishori ubwo walayi ngeze kwa zamu nambana ikinyenda tambwa se zamu wamfunguri tirikare shori mitamunyuza muri za panya namufata sha wumve ngo esambera nawe icyo ndi ayo matera tuguyeho gutya ndetse iyo shuri ni iyihe man subwo urumva ari indi shuri navuga man n'igishori rihenze mu kigo bro yesa nyine yimbwiye Sandra mayiga ako nyine urebe ko Animatuer ari ikigo ry'imana uziko nano kumereza no uziko nahisa neza iriya shori se ubu na n'ubu uriya mwana koko sha bro ariko nizere ko utamukubaganyije byo simbizi man uri gura mwana man uri kumwangiza akiri mutoya bro ndi umusohoka nani ntawe umwana nawe urarura wararutse bro none nanjye yaje kureba Animatuer ndabona je ari Mukoresha murakora cyangwa muzane maze tuzize kuroza ndebe se mu rero y'ikije bifitanye gahunda na abandi bari mu ishuri mwe mwibwa muzerera ngo muje kuri Animatuer tuvugane nare Njirasha tekura uragenzwa n'iki nyine narinje kugusaba imbabazi ku makosa kare nyine nakoze kugira ngo ko bitazongera tu kandi muri iyi minsi musigaye mufite ikibazo sigaye mbona ubwenge bwari hafi ya ntabwo ntabwo tuzongera mva ubu bwa mbere n'ubwa nyuma unyubahuka turi kumvikana neza byumva ni mate sohoka umbwirire iyo disipurine nayo yinjire mate murakoze bro nyinjira nawe man kumura se uretse ukapinaki uratashye ubuse wabitekerejeho cyangwa biragutunguye ese wambwiye muze kuri imbere umwana nese kuri ibyo ni igisobanuro cyo gutaha n'ubundi numvaga nyine nta kindi gisigaye kunyura uratashye nubwo nigirije ababyeyi kujya muri Italy okay noneho utaha ariko uzagaruka uzanye umubyeyi kandi uhaye weekend mwereza urwo rupapuro n'ubundi mu rugo ntacyo nasize menye yes ko n'ubundi birimo gukora ntabwo ari sawa urabona ko mwereza rimwe arangije urimo icyumweru nyuma y'icyumweru uzazanye umubyeyi ahubwo se wambaye ibiryo by'abasore kazi keza
So guys, are you done with your group work? Yes. Yes, let's start the presentation. Right, we are going to start with the first group. And the first group is the group of Mr. Percy. You can get ready. Yeah, stand up. Morning class. We are here as group number 1. We're gonna present about inclusive education. So I'm here as a group representative of number 1. My name is Bola, Percy, Liliane, Sandra, and Olivier. Let me call my colleague Percy to give us an introduction of inclusive education. Morning class. Morning. I'm going to talk about inclusive education. Inclusive education. Iyo shuri ni iyihe man? Sukuru mpari ndi shuri navuga man. Ni shuri rirenze mu kigo bro. Yes nyine yembwi. Sandra mayiga. Ako nyine ureba ko Animatuer ari ikigo ry'imana uziko nano kumbereza no uziko nesa neza ira shuri se. Ubu na no buri mwana koko sha bro. Ako nizeye ko utamukubaganyije. Byo simple man regura mwana. Man uri kumwangiza akiri mutoya. Education. I'm going to talk about we are kind of studying about studying talk about. Man, what's wrong with you? What's wrong? Nothing, prof. Biragaragara ko usigaye urangara cyane. Let me tell you. I'm going to talk about things won't work like this next time. Are you getting me? Yes, prof. You have to be serious, man. So, first group, all of you, you are going to get 0 please. Because of Mr. Percy. Completely 0. There is no change. Prof. Please, no discussion. You get immediately. How comes? You all worked together. This is your work. Yo man, go good. Fresh bro. Ineza. Shabro, cyaza nagushakaga byatare man. Semane wambuze sinari nakubwiye manje mbyuka nirukanka ikigoroba cyagera nkahita nza nkitamo hano urabizi hano ntago njya mahemukira tu ako narebireka mutemo mani mutuanze tunaganira baze bishoboka na karawo bone wambwiye ikintu cyo bizi nandi mihanda kana karawo ntabura kirishotse ji njye nabwiye ngo urare ntago ari ikibazo siko bimeze ahubwo we banza umve tuganire neza nagushakiraga mani tugwe kungiye squares nyine shumi yanjye school mani hari ikinye ndaro mati twumvikana habe na gato urumva ro cyarandabuje urumva se kirambwira ngo ni naye ujye gushitira umubyeyi kandi shumi yanjye kujyana ababyeyi bari insazo nawe urabizi siko birize aho kubona ko uri gangster
ndavuga ati shumi yanjye we twanayikomerezanya ubundi nawe ukanamutamo bro akandi nanone urongeye ukoze ibintu by'ibidangere man nyine cyane materi bro cyansanganye n'ishuri dusimbutse mani mvuye ngiye kukirisha show urumva cyaje kiba kirangigisha noneho kuntu rero ukuntu ari n'ikirezi byataye gisigana ishuri yanjye igihe kiba kirandaburisha urumva mani wiseka mbaga bibabaje shuri none zugo ngubwo nase ishuri ariko yasigaye na materi asigara ahitamo tu ibyo simbizi kuko njye nese nisanga nyine mu nose muri administration tu byabigenze gutyo nyine kiba kirandaburisha so rero ikintu njye nashakaga mani nashakaga bro ngo tujyane school uzamvugire nk'umuviyo wanjye n'iki ubundi nyine bamereze nige bro ese niba numvishe neza bisa nkaho ushobora kuba waraciye tu ese ubwo ngubwo ntabwo hazamo ibintu by'ibisima n'ibiki bro ubwire shumi yanjye sibyo njyewe niba gusaba amafaranga y'agasima njye nzayapea shumi se kunumva bikaze mwana shumi kereka ubwire rero urabizi uri mu bro wanjye ntabwo naheza genda kupita inoti ya 5k bro ewan inyama ubundi ewan bumeze neza nanjye tumirane neza nk'uko 5k bro utajyana muri restaurant ngo uhage man izo amereze ngiye ngo njye muri deal zawe bro acha bro nawe rero ushaka kumvuna shumi zikuwanyibagiwe man shumi none sereka mubwire bro neme nkitamo zino round zose bro ni biri yanjye shumi urabizi mani nanjye ubuzima bwawe ni ukwikaraga urumva iyo mbyutse mu gitondo 5k ziba ziyanditse urumva rero njiye muri deal zawe hari ibintu byinshi byaba byanditse kuri njyewe okay man reka nkubwize ukuri bro uri umuntu wanjye bro kubona guteramo izi down man njye nkanagutamo iyi 5k ni uri umuntu wanjye shumi ase man none se wanabinura ku buntu shumi ase wagireka kuba gutyo bro kuko tubanye igihe kinini man waretse kunsaza bro kubizi bro siko muri kompandurira igifuri shumi aho utangiye kubabaza ariko man Pasi Karame Ange bite cyane sawa nyine tu none se icyo kibazo usigaye ufite ko musigaye mbona warahindutse gute se Ange Pasi turaziranye barumbwiza ukuri njye wa mbere kubwiye ko wahindutse Ange nyine uri inshuti yanjye ntabwo nakubeshya tu ari wenda wewe wangirira n'inama bwira muteze amatwi nyine man sigaye numva mpangayikeye Sandra cyane uramukunda nyine sigaye mutekereza nkabura amahoro namubura si nyine nkumva muri njye ntabwo nuje tu nyine man ntabwo singiye gukubeshya Sandra ndamukunda byataye barabimubwiye